Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Turabasuhuje aho muri hirya no hino hose, bacuti bacu, turabakunda kandi turabishimiye ku manywa na nijoro. Ni umugisha kubana namwe ndetse n'iby'igiciro gikomeye cyane. Ernest, wiriwe neza? Wiriwe cyane. Iratuzi Ernestine, ukomere cyane. Asigaye ufite ibijyanye na channel yitwa Iratuzi. Iratuzi Live TV. Ukaba uri n'umustar ukomeye, ngo ukaba uri protocole wa Gogo. Gogo reri yose. Noneho muraririmbira hehe rero? Birabino ndabona bigiye gusaba ko mu minsi yatambutse bajyaga bavuga ko umuntu azajya agira amasengesho ngo ku giti cyangwa se ngo umuntu ngo akagirira amasengesho we mu rugo. Birashoboka rero ko ari byo byari birimo bivugwa, kubera yuko amategeko noneho yasohotse mu igazeti ya leta mashyashya. Wabonye ko urimo uragenda uyarebaho. Hari ibitangazamakuru byinshi byagiye bikomozaho bivuga ngo abarenga 80% cyangwa se abarenga 70% ngo bagiye kubura insengero zabo, cyangwa se ngo bagiye guhinduka abapagani. Yego, bagiye guhinduka abapagane kubera ukurikije iby'aya mategeko wari urimo gusoma aho ngaho. Ibi rero ni ibyavuye mu nama nyine ya leta ishinzwe ibyo ngibyo by'insengero n'ibindi kuri izi tariki 7 z'ukwa gatatu umwaka 2025. Nibwo ayo mategeko yasohotse. Urimo uracishamo amaso ukabona byoroshye? Ntabwo byoroshye, birakomeye pe. Niyo mpamvu abapasiteri benshi mu minsi yatambutse bari barimo guca isheni bajya hakurya Uganda. Barigendeye, bariyambukiye. Uganda niho bicyoroshye uko biri kose. Harya bagiyeyo ni bande? Baragiye, Bayonge baragiye, ba Emma, ba Pastor Emma baragiye. Baragiye benshi pe. Na ba Garasi. Garasi yarakibirinduye. Yakibirinduye Uganda rwose. Yakibirinduye Uganda. Neza. Barambutse rero, hanyuma ayo mategeko aravuga ngo ikirero sasa. Aya mategeko aravuga ngo icya 10 kizajya kinyura muri banki uhereye ku cya 10. Biravuga ko amategeko icya 10 byakaze hari amatopic, hari utuntu twinshi bagiye bitsitsaho, ariko uhereye ku cya 10 rwose kizajya kinyuzwa ku mabanki. Abantu bakunda gutanga icya 10 babandi ni yari atagitanze umutima ugira gutyo ugakubita ugatera avuga ati nibagiye gutanga icya 10. Umushumba wanjye umushumba amereye nabi, umushumba arantungira agatoki Imana ati ubukwezi noneho bafite ukuntu baba baramenyereje nyine rimba ari icya 10 cy'ukwezi. Ukwezi kwashira akaba afite ukuntu aregeye avuga ati ariko bino bintu si bwa hari abantu bagiye no kuba abakirisitu ko yareka ngo urugero icya 10. Impamvu ngo usobanura ko bagiye kuba abakirisitu, hari ukuntu umuntu ajyaga kijyana muri envelope kavuga ati barabizi ko mpembwa ku itariki 20 z'ukwa gatanu cyangwa se ku itariki buri 20 ngomba kuba nahembwa. None ntajyanye envelope ngo nyirambikeyo, hari igihe bagira ikibazo. None hariya bwo umuntu azaba yigenga ari no mu rugo, ahubwo bagiye gukosora Imana, bagiye cyane bagiye kwikosora. Rero reka duhite tureba hari ubundi icya 10 cya kera n'icyubu byatangwaga gute, ni irihe tandukaniro riri? Wa mukobwa cyanditse muri Maraki 3:10. Urumva ko tugomba kukigerageresha Imana ikatugoborera imigisha yose yo mwisi. Bantu badukurikiye cyanditse muri Maraki 3:10. Ariko noneho nyine bagiherezaga abapasiteri ubwo bari bari mu rusengero. Ubundi se bageze ngo muri iyi minsi insengero zari zifunze, ntihari abapasiteri bavuga bati nimwe twoherereze mu rugo. Nuko yohereza kuri mo. Rego uri umushumba. Uragiye. Ubundi uragiye. None ubwo abashumba niba bagiraga abace bakavuga bati mukicishe kuri momo mukizane, ubu kikaba kigiye kujya kinyura muri banki bahombye. Uvuze ku bintu byo kuragira, nibuka kuri bari abantu bajya bakora muri ibintu by'imisango y'ubukwe. Hari abantu bajya bagera bakavuga ngo ni bihogo hotoye amahembe ngo mu marembo ya Beneri. Bihogo ngotoye ngo amahembe ngo mu marembo ya Beneri. Ubwo babashatse kuvuga ko bakoye amafaranga.
ikindi yatukuraga none yaravuze ati iyo uragiye uba uragiye. Ariko nyine hari abatabyangana bakavuga bati ayo mafaranga mukomeze mukiranuka musohoze gukiranuka muyohereze musohoze gukiranuka. Cya cumi rero cy'icyo gihe nyine cyakoraga imirimo n'uyu munsi ndahamya ko kikikora, ariko noneho ntabwo kikemerewe kujya mu kibo. Twa tubogisi twajyaga dutangwamo buriya amaturo bizagenda gute? Twa tubogisi ko ndumva umumaro watwo ugiye kuba hafi ya ntawo, kubera ko n'ubundi akabogisi ubwo usibye icya cumi n'andi maturo yose harya ubwo iyo hari ubwo azajya aba agicishijwe muri. Komeza dusome twumve. aha kabiri aravuga ngo amaturo mu nsengero no mu biterane amaturo mu nsengero no mu biterane bizajya bimenyeshwa akarere na RGB. Ko numva bitoroshye. Ubwo twa dusysiteme twabaga twanditseho ibya 10 n'amaturo. Urumva ari umumaro tukimaze mu rusengero se? Bizajya bimenyeshwa akarere na RGB. Amaturo azajya abanza amenyeshwe RGB. Hari abatipe bajyaga bategura ibiterane bakavuga bati turashaka kwinjiza amafaranga mu buryo bunubu. Biriya bintu akarere kagomba kuba kabizi na RGB ibizi. Ayo mafaranga batanga y'akavuyo bakajya kuyabara ngo nta n'abadiyakoni bagikenewe. Bariya abadiyakoni nyine bajyaga bakora iyo mirimo cyane cyane, ariko bagafokasinga ku kintu cyitwa amaturo ngo bakayabera amaso. Ababera amaso amaturo bo nibabyihorere. Ubundi si ubwo abadiyakoni bari basigaye mu rusengero n'abadiyakoni cyo cyane bakora amasuku n'abicaza abantu. Ahubwo ubwo nta abaprotokoli, harya ubwo abaprotokoli n'abadiyakoni ubundi bataniranye. Abadiyakoni babikora byombi, babikora mu izina rya protokoli, babikora byombi. N'undi umudiyakoni akora inshingano nk'iza protokoli, areba mu rusengero kumwe waterura abana. Ariko cyane cyane agaseke hari ahantu twasengeraga mu cyumba cy'amasengesho kirashyuha, ngo adeperi izanamo intuze izanamo agaseke. Noneho umwe mu bahanuzi ngo ajya mu mwuka aravuga ati mbonye dukwiriye kugurira umuntu mitiweli. Garabonye atagira mitiweli. None abonye atagira mitiweli rero ngo baribeshya amafaranga ngo bayashyira mu gaseke. Umudiyakoni ureba ko gaseke arababwira ati ubwo ni nimero yo kompoze, ntagire umuntu utinyuka akore ku giseke. Ariko niba bari bateganyije ariko bagombaga gukora bateganyaga ko ayo mafaranga yose aracishwa mu gaseke, ahubwo bamaze kuyashyira mu gaseke yose arayaterura. Aravuga ngo impamvu rero ni iyihe yayateruye? Ngo aritegereje abantu bashyizemo menshi arenze mitiweli. Ni umwuka wo gukunda amafaranga. Ni umwuka wo gukunda amafaranga. Ubwo abo ngabo nabo hari abantu bajyaga bafashwa cyane n'ago mafaranga, babaga ku nsengero cyane bafokasinga ku mafaranga bagira gute. Ubwo naho bibaye nimero kompoze. Icya gatatu ni ikihe rero sasa mu byo? Amatorero yose agiye kwiyandikisha bushya mu turere yishyure miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda adasubizwa. Amatorero yose agiye kwiyandikisha bushya mu turere. Hari ukuntu umuntu yajyaga azinduka mu gitondo agahita avuga ati zomene sharavenikeri zozuwaye, agahita avuga ati ndahita nshinga itorero cyane. Ubwo urumva ko miliyoni 2 ziseze ikibazo. Bura kugira ngo azishore mu rusengero rimwe na rimwe atazanayagaruza, yayajyana muri butike agacuruza abaye yafite. Ariko ego urabona ko noneho ibintu, ariko si undi buriya nibwo ibintu ni ibintu birwanya Imana, cyangwa ngo bagiye gukoresha umuhamagaro bya nyabyo. Ubu si bwo umuhamagaro wenda ugiye gukora neza. Ibi ngibi nta muhamagaro ugiye gukora, ahubwo ndabona leta yabyivanzemo. Uriya muntu se wabona miliyoni 2 yazibona atari Imana yaciye inzira ye, cyangwa bwagiye gukora amatorero y'abakire? Uri hagiye gukora amatorero y'abakire, kuko se abantu bose bafite amafaranga niko baba. Ntago kugira amafaranga bivuze kugira Imana. Imana ishimwe cyane. Yego. Ikindi ni ikihe rero sasa? Urwego rubifitiye ububasha ruzajya rukora ubugenzuzi bw'imari y'itorero
rwabimenyeshejwe cyangwa se rutabimenyesheje itorero. urwego rubifitiye ububasha ruzajya rukora ubugenzuzi bw'imari y'itorero. hari ubwo si bya bindi ubwo bijyanye no koditinga, si audite cyane, kandi ngo rutamenyesheje rwabimenyesheje n'ubushake, bivuze ngo rutanabimenyesheje nta kuburana nta na comment yindi. Yego, ibintu byamaze kugera mu maboko ya leta, ibintu byamaze gusobanuka, byamaze kuryoha cyane, kabaye ahubwo kabaye urwego rushinzwe kugenzura n'ubundi amafaranga. Ubwo ni audite y'akarere cyangwa se y'intara iyo ari yo yose izajya imanuka ize kureba imikoresherezwe y'amafaranga. Ubwo nta kintu bizabangamira itorero, ariko nta kintu bizabibangamira bitewe n'uko n'ubundi amafaranga yabitse muri banki urayasohora ukagira ikintu uteganya ugomba kuzayamaza. Anafite umutekano wizewe, ariko wasanga leta irebereye n'abaturage, irabarebereye cyane. Hano yitaye ku nyungu z'abaturage cyane, kubera ko hari ukuntu abaturage bageraga batya. Hari abo nabonye mu minsi yashize n'imbaraga peri ya hehe ahantu mu ntara y'Rwamagana iburasirazuba, bavuga bati twebwe twiguriye ikibanza turasiza turubaka, bataka makuru barubaka barasakara, babazanira mwarimu. Nyuma yaho icyo kibanza n'akurwo rusengero rugongwa n'umuhanda wa kaburimbo wa leta, barubarira miliyoni 90. Miliyoni ngo zirazamuka zijya ku itorero, barabakutuza. Abaturage bararekaranye. Wasanga leta yacu rega ni nziza, leta y'u Rwanda. TV1 iramanuka na za BTN ziramanuka ziragenda zishyikayo. None buraho noneho azajya bayizewe ayo mafaranga byibura azajya akora n'ibikorwa bya leta, azajya akora ibikorwa bya leta. Umuturage avuga ati nubwo ntanze n'iryo turo, ariko no muri rusange ubwo rirafasha n'abantu ba leta. Ba leta cyangwa se n'uwajya kuguza no muri iyo banki haba hari n'umusanzu ryabashije gutangamo iryo faranga rye cyane. Ikindi haravuga ngo amatorero agomba kuba afite action plan igendanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bari mu karere. Action plan ko leta n'umubyeyi. Itorero rigomba kugaragaza icyo bita igishushanyo mbonera cyane cy'ibintu rigomba gutezamo imbere akarere mu mibereho myiza, iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bari mu karere. Yego, leta rwose rikagaragaza igishushanyo mbonera, bitari bya bindi byo kubyumva mu mwuka gusa cyane. Yego, no mu mubiri bikaba birimo, bikaba bigaragara. Itorero rikabigaragaza, akarere kakaba gafite icyo gishushanyo mbonera, kakajya gahora gateraho amaso ku manywa na nijoro, kakajya kareba ese koko imihigo bavuze rigomba kuba rifite iyo mimaro koko irimo iragaragara. Karabaye noneho bavuga ngo uhagarariye itorero n'umwungirije bagomba kuba bafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana cyangwa se ndabona hatagaragara. Yego, birasobanura ngo uhagararira urwo rusengero cyangwa se pasiteri warwo agomba kuba afite impamyabumenyi y'abapasiteri n'umwungirije. Ako gapowenti iyo gakomeje hepfo hari ahantu havuga ngo yarize amashuri, yarize amasaha 1200 no kuri ibyo bintu. Amasaha 1200 ni igihe kingana gute? Amasaha 1200 uramutse ubibaza wabyumva, ariko nyine ni amasaha agomba kuba yarize ibyo bintu. Bimihamagaro wapi? Bimihamagaro Imana ibyuka ikakubonamo umuntu w'umumaro. Ariko ko bavuga yuko hari ngo na mbere yuko Yesu akora hariya yabanje kwiga nawe. Yego se yabanje kwiga buriya Yesu. Yesu yabanje kwiga. Kandi iyo witegereje no mu bantu yatoranyije, ntago abantu bose yabatoranyije ku mihamagaro. Harimo ba Matayo, abo bari abasoresha. Ba Luka bari abadogiteri. Ba Matayo, Mariko, Luka na Yohana, abo bantu bose uko banditse amavanjiri ari bane, bari bafite systeme ya dogitora, bari abadogiteri bakomeye, bari abanyamashuri mu bintu byabo bakoraga. Bari abantu bicirije bakajya Uganda bafite rezo. Abantu bambutse hakurya hariya bafite rezo se gute ko akameze mbwa kumuriza n'undi yuko
ntabwo gatuma ihiga naho wenda hari igihe bizagerayo. Ubundi se Imana ikorerwa Uganda na Tanzania cyangwa se no mu Burundi no muri Kenya siyo bakorera no mu Rwanda? naho wasanga ari byo bizagenda amabwiriza ngaye rero ngaye nguko nayo birarangiye se? Ntabwo birarangira, harimo akantu kamwe gasigaye. harimo akantu kavuga ngo amatorero agomba kuba afite action plan igendanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bari mu karere. Akatwari twagasoma Soma kandi insengero ziraciwe burundu ko ngako ko ibyo byari tayito. Hano hakaba harimo akandi amatorero yose kwiyandikisha bushya mu turere yishyure miliyoni 2 adasubiza. akore wagasomye. Akandi ni akahera. Hari akandi kanyuma ntaribonyemo aho ngaho kavuga ko kugira ngo wemererwe kuba wakora urusengero ugomba kuba ufite abantu 1000 bagusinyiye bafite dore ngo kwandikisha itorero mu karere bizajya bisaba imikono y'abantu 1000 bafite ID ubwo n'irangamuntu na telefone. Kwandikisha itorero yego bino bya kwandikisha itorero mu karere bizajya bisaba imikono y'abantu 1000 bafite ID na telefone. Yego kwandikisha itorero mu karere bizajya bisaba. Umva nkubwira, urabona buriya insengero mvuko nari ibintu bigoye. Buriya urusengero ushobora gusangamo abantu 1000 bafite telefone. Urabizi ko abantu akenshi na kenshi basenga n'abantu bakeneye ubushobozi ku Mana. Ushobora kujya mu rusengero ugasanga rusengeramo abantu 1000 urugero, ariko bafite telefone ari nka 300. None bakeneye abantu 1000. Ubwo bishatse gusobanura ngo nabasengeramo bafite indangamuntu bakaziguha na telefone kugira ngo ujye ukabyuzuza neza warangiza ukabishyira. Umva ko ibyo bintu biteye ubwoba. Abantu 1000 bateye ubwoba. Abantu 1000 ni abantu benshi. Simpamya ko hari urusengero mbese urumva ntabwo zarenga nk'insengero 5% mu Rwanda ushobora kwinjiramo ukababwira uti nimunzanire telefone, amarangamuntu yo wenda arahari nubwo wenda umuntu yaba yasize mu rugo. Kwinjira mu rusengero ugahita ubabwira uti ngewe nimunzanire telefone zanyu. Abantu 1000 ukababona kandi ngo ziri ku murongo nyine bashobora guhamagara bakagera gute bakamubaza ese koko uri umuyoboke wa rwa rusengero nibyo ko ibingibi niwe wabyitangiye uti yego. Abantu 1000. Ikindi ubwo ngubwo wenda icyo baba batavuzemo neza ngo babisoze, urumva za nsengero ntoya ubundi hari insengero buzamaze no kurangiza manda yazo. Hari insengero zamaze kurangiza manda. Bishatse gusobanura ngo niba ari imikono y'abantu 1000 abo n'abafite amatelefone. None hari n'abadafite amatelefone. Ubundi ubwo byibura abadafite amatelefone bo reka tube tubirengagije. Ariko byibura ugomba kuba ufite urusengero rushobora kwakira abantu 1000. Si byose itubigereranya na big tent yicaramo 500 hepfo na 500 ruguru. Ngaho ureba ukuntu ibingana. Hanyuma ugereranye n'insengero ujya gusengeramo. Reka dufatire urugero rwa hano hafi wenda hano wacu hafanga za Kimironko. Kimironko ni ihadepero ishobora kwakira abantu 1000. Remera harya ho bajyamo bijyanye na paruwasi ari abajyamo, ariko hariya muri iriya midugudu yindi ntabwo bajyamo. Ntabwo kibagabaga hajyamo abantu 1000. Bakabije wabatsindagiye buriya wabatsitse ni nk'abantu nka 500. ubwo nabo bazaba basigaye. Bazaba basigaye wenda na kimwe nuko bashobora kudetaya barangiza bagacamo ibice 2 bakavuga ngo bamwe bajya basenga mu gitondo abandi basenga nimugoroba, ariko urumva ko byamaze gufata indi ntera. Byamaze kugorana kabisa. Yego. Urumva ayo mabwiriza yasohotse itariki 7 yoroshye. Ntabwo yoroshye. Ubuse twabyita igipimo, twabyita iki? Turi kugenda tukika ku iherezo. Ntabwo ari igipimo kuko ibi byose
Imana yaravuze ngo nta kintu izaba itamenyesheje intore zayo, yagiye imenyesha abantu, abahanuzi barahanuye, Imana yarabivuze pe, Imana yarabivuze nta kintu itavuzeho. Nkeka ko nta muntu uri bwaze gutungurwa kuko ni amakuru Imana yagiye ikomeza kugaragaza cyane. Ya ngaye nguko rero namwe abadukurikiye, abari badukurikiye kuri kino kiganiro, amahoro y'Imana akomeza abane namwe mu byo mukora byose. Nta kindi tuba tuzaniye aya makuru kugira ngo tuyavugeho gusa, ntacyo dufite rimwe na rimwe cyo kuyakoraho, ariko ineza n'umunezero bituruka ku Mana bijye bibana namwe ku manywa na nijoro. Inama rero twagira abantu n'ubundi buturuka hirya no hino no gukomeza bakisengera Imana, bakomeze basenga Imana, nta kindi cyakorwa. Hari ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibyago n'amakuba kubibonetse harya umukiranutsi yakora iki? Ryo rivuga gute? Ibyago n'amakuba, ngo umukiranutsi ngo ahuye n'ibyago n'amakuba nyine ngo yakora iki? Yego. Ubwo rero urumva ni ibintu bikomeye. Hari abatangiye mu gitondo bagira bati abantu basaga 80% cyangwa se za 90 bagiye gusoza, bagiye kubura abantu bazajya basengera, ariko twizeye tudashidikanyije yuko Imana izakomeza kubana nawe. Turabasezeye rero mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe, naho ubutaha ku yandi makuru mashya.